Imbuto n'imboga biringaniza umuvuduko w'amaraso. Ese wari uzi ko ushobora kuringaniza no kurinda umuvuduko w'amaraso ukoresheje imbuto n'imboga? Ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se abafite ibyago byo kwandura, hari urutonde rw'imbuto n'imboga zishobora kubafasha mu kubigabanya. Iyo ibipimo byatangiye kurenga 120/80, icyo gihe nibwo havugwa umuvuduko ukabije w'amaraso. Reka dutangire ikiganiro tumenya imboga zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Imboga zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo imboga rwatsi. Izi mboga rwatsi cyane cyane izijimye nka epinari, lettuce n'izindi zifitemo magnesium ihagije, zifitemo kandi fibre zifitiye akamaro umubiri ndetse na potassium. Ibi byose hamwe bifatanya mu kuringaniza igipimo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso ugahora ku rugero rukwiye. Imboga zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo beterave cyangwa beetroot. Niba urwaye indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, ikirahure cy'umutobe wa beterave gifasha cyane ku buryo budasanzwe mu kuwugabanya nyuma yo kuwunywa. Ibi biterwa n'uko umutobe wa beterave ukize cyane kuri nitrate na potassium, kandi byombi ni ingenzi mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Imboga zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo ibishyimbo n'amashaza. Ibishyimbo bikungahaye ku binyabutabire bibiri by'ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, aribyo potassium na magnesium. Ku rundi ruhande ariko, poroteyine ziboneka mu mashaza nazo zifasha umubiri mu kugabanya umuvuduko w'amaraso cyane. Imboga zagufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo ibirayi n'ibijumba. Ubusanzwe ibirayi n'ibijumba byombi bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibirayi kimwe n'ibijumba muri rusange bibonekamo sodium nke, ubwo ni umunyu muke, ariko bikabonekamo potassium nyinshi. Iyo biriye bituma biba ibyo kurya by'ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso igihe wazamutse cyane. Ikindi kandi, ibi byombi bibonekamo magnesium ihagije, kuko ifasha amaraso gutembera neza no gutuma imyunyungugu ihora ku rugero rukwiye mu mubiri. Imboga zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo radi. Imbuto za radi n'amababi yazo bibonekamo ikinyabutabire gifasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushobozi bwa radi bwo kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso buzivana mu kinyabutabire cyitwa ethylene acetate kibonekamo. Ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko kurya ibibabi bya radi kenshi bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Reka tumenye imbuto zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Imbuto zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo avoka. Avoka ni zimwe mu mbuto zikungahaye cyane kuri potassium ifasha mu kuringaniza umunyu mu mubiri. Avoka ibonekamo kandi ibinure byiza bifasha mu kugabanya urugero rw'umuvuduko ukabije w'amaraso. Imbuto zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo imbuto zibonekamo aside.
imbuto zirimo aside nyinshi zibonekamo potasiyumu ihagije, urugero harimo amacunga n'indimu. Ibi byombi bibonekamo intungamubiri nyinshi n'urugero ruri hejuru rwa potasiyumu, amavitamine ndetse na fibre bihagije. Izi mbuto zifitemo ubushobozi bwo kurwanya ububyimbirwe no kugabanya urugero rwa cholesterol nyinshi mu maraso, bityo umuvuduko w'amaraso ukagabanuka. Imbuto zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo imineke. Umuneke ni rumwe mu mbuto ziboneka cyane kandi zikungahaye cyane kuri potasiyumu. Ubusanzwe iyo potasiyumu yabaye nke mu mubiri bitera umuvuduko w'amaraso kuzamuka cyane. Imineke kandi ifasha mu kugabanya urugero ruri hejuru rw'umunyu sodium uba uri mu mubiri, bityo umuvuduko w'amaraso nawo ukagabanuka. Imboga zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo ipapayi. Usibye potasiyumu na manyeziyumu bibonekamo, burya ipapayi ikize cyane kuri flavonoids kandi ifasha cyane mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Imbuto zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso harimo inkeri. Inkeri z'ubwoko bwose zikungahaye cyane kuri potasiyumu ndetse n'intungamubiri za anthocyanin. Inkeri zigabanya ibyago byo kurwara indwara ya hypertension ndetse zikagabanya n'umuvuduko w'amaraso igihe uri hejuru. Indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso hypertension ni indwara iterwa n'imyitwarire yawe, uko urya, uko ukora siporo ndetse n'imibereho yawe. Uburyo bwiza bwo kuyihashya ugomba kwibanda ku myitwarire yawe, ukarya neza imbuto n'imboga zifasha mu gusukura umubiri. Ikindi kandi ugomba kwirinda ibyangiza umubiri wawe, ugakora imyitozo ngororamubiri ndetse no kuryama ukaruhuka bihagije. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.